Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 36, Presidia zidahuye n'izindi, ukomeza umuregio mutute ugejeje igihe cyo kwinjira muri presidium y'abakuru azabanza ageragezwe mbere yuko yemererwa kwinjira muri iyo presidium. Umuregio ukuze ukorera muri presidium y'abatari kutarasezerana, yasezeranye agomba kubikorera muri iyo presidium y'abato. Uwo muhango uzababyutsamo icyifuzo cyo kuzagira ubwo nabo bazashobora gusezerana, bityo bagashimangira icyo biyemeje. Ari benshi basabye ko amasengesho yagabanywa kugira ngo abana bakunde binjire muri regio bitaruhanije. Uzasoma izi ngingo azumva ko ibyo bidashoboka. Bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo abana bari muri regio boye kunyuranya cyane n'abakuru. Umuto utagira icyo avuze. Abato bagomba gutozwa gukora no gusenga n'igitekerezo gihamye kuko bashobora kuyobora bagenzi babo bangana. Birumvikana ko abana badashoboye kuvuga neza amasengesho ya regio uko akurikirana, naho babitozwa igihe kirekire, uwo murimo ntibaba bawushoboye. Hari n'abasabye ko abana bahabwa igitabo cya regio cyanditse ku buryo buhinnye. Icyo kibazo cyavuzweho byinshi mu ngingo ya 10 y'umutwe wa 33 aho bavuga inshingano z'ibanze z'abaregio. Byaba byiza ko ababyeyi kimwe n'abandi bose bashinzwe abana bafasha regio kubahiriza amatwara yayo. Abana bayirerewemo bamera nk'umutwe w'ingabo z'intwari za Yezu na Maria, barwanya ibibi byose byo munsi, shitani na kamere mbi yo muri iki gihe cyuzuyemo amakuba nk'uko mutagatifu Ludovico Maria wa Montfort abivuga. Regio nubwo yoroshye mu myifatire yayo ishobora gutanga ubumenyi bw'idini gatolika, igahana umukristo imbaraga akeneye mu byo agomba gukora. Izo mbaraga nizo zituma mu gihe cyo kwiga cyo gukina n'igihe ari imuhera ahorana igitekerezo cy'ubutungane n'icyo kumenya kwirwanaho, mbese agatangira kubona ibintu ku buryo bushya. Kiliziya yumva ko agomba kwirwanira no guharanira kujya mbere imirimo ya buri munsi, nk'uko agashashi kamurikira inzu yose, niko akarimo gato k'umuregio kazatuma imirimo yose ya buri cyumweru ihinduka ikarushaho kuba myiza. Ibyo abana bamenyera n'ibyo bakorera muri za presidia bizajya bikorwa mu mirimo yabo isanzwe. Mugenzi wabo abana bamubonamo Kristo, bityo bakamufashiriza icyo. Imuhira bazajya bigana ubuzima bw'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Imirimo yo mu rugo cyangwa ku ishuri bakora bigana Maria Nazareti, bashaka umurimo wo gukoraho kwihunza, bakora imirimo abandi banga, bita ku tuntu twose, bicisha bugufi bakanita ku bandi iteka biyumvisha ko Yezu ari kumwe nabo. Ku ishuri igihe abana bamaze kwinjirwamo n'igitekerezo cya regio, batangira kubona ukunda babigisha ibikoresha bategeka bagenga ndetse n'ibyo biga. Nuko rero bagakura mu ishuri ari iby'abandi batahakura, buryaho kubatesha igihe cyo kwiga uko bamwe babitekereza. Regio ibagirira akamaro gakomeye. Imirimo ngombwa ni ukumvira. Ibyo ntibishimisha kamere y'abato bitewe no kutamenya agaciro kabyo, ariko bazabyitaho nibamenya ko bijyana na Maria na regio. Amasengesho bazumva ko gusenga atari agahato ahubwo ko ari isoko y'imbaraga n'inkingi bashyigikira mu byo bakora, bukaba n'uburyo bubafasha gukungahaza regio na Kiliziya. Ntibyaba kwihara guhamya ko nihaboneka presidium imeze ityo, ikurikiza uko bikwiye inama twatanze mu byo twavuze, izaba ibaye igikoresho cyo kujijura urubyiruko no kurwongeramo imico yose igaragaza umukristo, maze abana b'abahungu n'abakobwa bakaba bashobora kuba intungane umuntu yakwizera ko zanogera ababyeyi n'abayobozi kandi zikaba n'ingabo za Kiliziya. Iyo migambi nicyo cyizere bizayoyoka niba presidium idahaye abana bayirimo imirimo ikwiranye nabo, cyangwa niba yishe amategeko. Bene iyo presidium aho gutunganya ibintu ibuze uburyo, ituma bayirimo kimwe n'abandi bose bayihinyura bakanyega regio. Icyo gihe kuyikuraho biraruta. Kiliziya ntigomba kwita gusa ku bato, igomba kubarera neza bakazavamo abantu bitanga ku murimo, bagira uruhare mu iyogezabutumwa no guteza imbere imibereho y'abantu. Ubuto ni igihe cyo kwimenya no kwiha imigambi y'ubuzima, ni igihe cyo gukura mu buhanga no mu gihagararo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ivanjili ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 52. Peresidia zo mu maseminari.
abarayiki bafite uruhare runini mu gutegura abasaseridoti. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yemeje ko abarayiki bafite ubushobozi n'ubushishozi bwo gukora imirimo inyuranye muri kiliziya. Sinodi iherutse nayo yabigarutseho ndetse ishimangira uruhare rw'abarayiki mu kubaka kiliziya. Umunyeshuri yagombye kubasha guhitishamo no kwereka umukirisitu w'umurayiki, cyane cyane urubyiruko, imihamagaro inyuranye bashobora kunyuramo. By'akarusho ni ngombwa ko ashobora kwigisha no kunganira abarayiki mu butorwe bwabo, kugira ngo babe ku isi bayihindura bamurikiwe n'ivanjiri, bamenye umurimo wabo kandi bawubaha. Kumenya regiyo ku buryo bunonoseye bifite akamaro ku bazaba abasaseridoti n'abiyeguriye Imana. Kubimenya kuko yabyumvise cyangwa yabisomye ntibihwanye no kuba umuregiyo. Niyo mpamvu ari byiza gushinga prezidiya mu maseminari no mu bigo bitegura abashaka kwiha Imana. Abo baregiyo bahabonera ubumenyi bw'ukuri kandi bwuzuye bwa regiyo mu buryo bwo gukorera Imana. Igihe bazagera muri za paruwasi zabo bazaba basobanukiwe n'uburyo regiyo ikora, kimwe n'indi miryango y'iyogezabutumwa. Ni ngombwa gushimangira ibi bikurikira. Ni ngombwa ko bagira igihe gihagije cyo gukora inama buri cyumweru. Byaba byiza iyo nama igiye iba mu gihe kitari munsi y'isaha. Birakwiye rero ko bakora uko bashoboye kugira ngo iyo nama igire igihe gihagije. Iyo nama kandi igomba gukurikiza uko byateganijwe muri iki gitabo. Buri cyumweru ni ngombwa guha buri mureji ubutumwa azakora. Iyo habuze umurimo ugaragara nta presidiyumu ibiriho, kubera ko icyo gihe ari gito cyane mu mashuri, ko bitoroshye kubona uwo murimo wihariye wo gukora mu buzima bwo mu iseminari bishobora kutoroha, kandi ko kwiga manuweli bigomba kwitabwaho indi mirimo ikwiye kugenerwa nibura isaha imwe. Bizaba ngombwa kuko imirimo ari mike, kubishyiraho umutima wa gikristo mu gukora uwo murimo kugomba gukorwa. Bazagerageza uko bashoboye kuwutunganya no kwibanda cyane ku mubano na Bikira Mariya. Mbese amategeko y'ikigo niyazerekana uko bahitamo ibigomba gukorwa. Dore ingero zibishobora gukorwa: gusura abantu mu rugo, gusura abarwayi mu bitaro, kwigisha iyobokamana, kwigisha gatigisimu, gutegura abagiye guhabwa amasakaramentu. Birakwiye rwose ko imirimo ikorwa ibifitanye isano hafi cyane na gahunda z'ikenurabushyo zashyizweho n'abayobozi ba seminari. Ntibikwiye ko raporo z'ubutumwa zihera mu magambo asa n'ayamenyerewe asubirwamo buri gihe. Bagomba kandi kuzikora neza kugira ngo zigire akamaro. Kubafasha gutunganya izo raporo bizatuma abo banyeshuri baba intyoza mu gusohoza ubutumwa. Ibyo nibabigeraho, bazamenye neza kubitoza abo bazashingwa kuyobora muri regiyo mu bihe biri imbere. Ntabwo ari byiza guha presidiyumu imirimo isa no kugenzura imyitwarire y'abandi baseminari. Bene iyo mirimo ituma abaregiyo ndetse n'abandi bakunda regiyo n'abandi badakunda regiyo. Kwinjira muri regiyo bigomba kuba ku bushake bw'umuntu. Uyinjiramo ku gahato cyangwa kugira ngo ukore nk'abandi si byiza. Kugira ngo za prezidiya zerekane ko umuntu yinjira ku bushake bwe, zigomba gukora inama mu masaha yo kuruhuka. Inama n'ubutumwa bizajya biba ku buryo bitabangamira amategeko y'ikigo. Icyakora amategeko agenga ubutumwa ntagomba guhinduka, kuko ibyo byaba binyuranyije n'icyo gishaka kugeraho. Bazabona neza ko ubudahemuka bwa presidiyumu mukuru ubwo buryo bwongera mu baseminari igitekerezo cy'ubutorwe bwabo. N'ibyo biga ndetse n'amategeko y'ikigo bazarushaho kuyubahiriza. Umutwe wa 37. Imwe ni imwe mu mirimo ishobora gukorwa